twagendaga n'amaguru sinzi ukuntu twabonye imodoka ije tutambaye agapfukamunwa neza nyine baradufasha gusa ntago nari nshaka kurara mama mbabarira nuko abakubwiye bambonye bakubeshye nge naraye muri stade. Allo shiri bimeze bite? Ya nageze mu rugo nyine nta kibazo rwose pe. Umva mama yabyemeye ko bisura mukecuru yahakana erega nta mico mibanziho. Yabyemeye tu naraye muri stade nyine ndi gutitira. Abagabo bakora ibyo bintu rwose nta bwenge baba bafite. Nge kuri nge niko mbibona nyine koko nyine ibyo baba bakora ubundi kwitwa umugabo ubu uri umugabo ufite umugore. Yes, all right. Twongeye tubasuze inshuti bakunzi ba Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu. Amahoro y'Imana imigisha kuri mwese muduteze amatwi. Dufite film Ikiriyo cy'urukundo mwakunze, dufite Silent Killer, dufite Darkness of Christmas, dufite Isano y'ibihe. Yose ni amafilime ushobora kunyarukira kuri Rwanda TV ukaryoherwa nayo. Ndamwe n'umukobwa mwiza wambaye neza, wifunze, useka neza ariko udashaka guseka. Nki muraho neza. Amakuru abyeyi ni meza. Ameze mute? Tumeze neza nari. Oya ntago narakaye. Nyangova. Oya. Umunani. Oya nsanzwe nitonda. Ako n'umunani. Ntago naniwe. Nikomeza. Nikomeza ngewe. Unajua lugha ya Kiswahili? Kidogo. Unajua lugha ya Kigogwe? Oba Kigoyi? Ari Kigogwe ni Kigoyi ni Kiswahili. Ikiganiro tugikore mu ruhe ruri? Ikiganiro. Cyo ushaka byose ntagerageza. Kigogwe. Oya. Nago nkizi neza. Ariko wakigerageza. Bavuga ngo iki? Dusuze mu Kigoyi. Mu Kigoyi. Kigoyi. Si bisanzwe se? Ni bisanzwe. Okay. Amakuru yabo ubundi mu buzima busanzwe. Makuru ni meza. Witwa? Nitwa Tina cyangwa se Uwase. Tina papa wawe na mama wawe bararizi? Bararizi. Bararizi. Ko witwa? Tina. Amazina y'ikundanga mu mama yawe? Ni ariho. Rombiki? Uwase Tina. Yes, mwabyumvise ngiye kuganira n'umukobwa witwa Uwase Tina, no munyarubavu. Nababwiye ngo muri iki cyumweru cyose tuzakemara ko twara drivinze tugera i Rubavu dusimbukira Igoma gatoya turagaruka i Rubavu kandi turacyafite plan yo gusubira Igoma gatoya. Tina urumwe mu bakinyi ba filme se wabigize umwuga cyangwa urukubyiga urumwe mu bakinyi ba filme n'amateatre nibyo cyangwa sibyo? Nibyo. Ese ko wifashe cyane hakisanga? Oya nago nifashe. Hano hari ikintu habitse. Wapi nago nifashe. Nago nifashe. Atuseka neza. Merci. Nyenye no bikugiye. Oya hari n'abandi. Ubigana abantu bangaye ku munsi? Nago mbizi nago mbabara. Bakakubwira kuri mwiza. Ndi hagati. Wase ntubizi iyo wireba nubona kuri mwiza? Ndi hagati. Alright, wagaragaye mu mafilme, wagaragaye mu makinamico atandukanye wagiye ukinamo, wazamukiye muri tsinda. Tubwireho muri make. Groupe nazamukiyemo ni groupe bita urumuri rw'isi club. Yakinaga ikinamico. Yari izwi nyine muri Rubavu. Bazi gukina nyine. Niho natangiriye. Urumuri club. Nawe urumuri rw'isi. Yandura urumuri rw'isi. Wabitangiye ufite imyaka ingahe? Wase wabyinjiyemo gute? By'amakinamico watangiriye? Ibintu by'amakinamico narabikundaga ubundi nyine muri rusange. Narabikundaga nabyumvagamo. Mbona iyo club njyamo njya kubasura mbona bakina neza nifuza kuba umukinnyi mbitangira gutya.
kubasura byasabaga iki wari ufite uramwe wari ufite imyaka icyo gihe nayo mfite imyaka 17 ni ukuvuga ngo tubwire nk'ibigwi by'iyo club ibikorwa mwagiye mukora ibikorwa mwagezeho ibikorwa twagezeho se nakubwiye ibikorwa by'imishinga se aho twagiye dukina twagiye dukina urumva mu murenge wose imirenge nyine muri Rubavu mbese hose baratuzi yari club nyine izwi gukina haba hari kwa kundi nyine abayobozi babaje akaba twe nyine dutoranwa gukina. Wakinaga uri iki? Nakinaga ndi umukobwa nyine. Ukora iki? Nkora iki? Role yose bamerezaga nabaga ndi tayari kuyikina. Dukina agasene gato ya sasa gato cyane. Agasene kameze gute? Ushaka uri bwihimbire mu byo wakinaga cyangwa se ushaka no guhimbira hano kuri tele nta kibazo. Ranunguye. Ibintu bya wakinaga? Ni ibintu nakinaga ariko nakubona ndumva nta kadutekereze ko uri umukobwa waraye mu misozi ushaka gusama mama wawe imbabazi ugeze mu rugari mu gitondo. Mpageze mu gitondo. Kandi waraye ahantu uri kumubeshya aho waraye se ho mu rugo. Waraye ahandi hantu ariko umubeshya aho umubeshya izindi mpamvu ubeshye mama wawe ko bakoraje muri stade. Ari byo nkena mvuga. Okay. Gira action. Okay, rimwe kabiri gatatu action. Mama wambabariye koko. Naraye muri stade wumve ko badufashe twagendaga n'amaguru sinzi ukuntu twabonye imodoka ije tutambaye agapfukamunwa neza nyine baradufasha. Gusa nago nari nshaka kurara mama mbabarira nuko abakubwiye bambonye bakubeshye. Nge naraye muri stade. Sejya. Okay, gagwe telefone. Kadutekereze ko nyuma yo mama yabyeme. Uhamagaye umugabo cyangwa umufiance mwarara. Ugiye kwakatingana nawe kuri telefone. Okay. Allo? Shiri bimeze bite? Ya nageze mu rugo nyine nta kibazo rwose pe. Umva mama yabyemeye ko bisura mukecuru yahakana. Erega nta mico mibanziho. Yabyemeye tu naraye muri stade nyine ndi gutitira. Yae ndahageze nyine tu ntaribi byaragiye ntabwo kindakari. Erega mama aranyizera. Ibazabwe yumva banakora impanuka shorongi naraye muri stade. Sha byarangiye nyine tu. Sawa nyine turasubira. Umuhanga nk'abantu mwe muduteze amatwi umukobwa arashoboye nagashoboye urakaze. Biraho ndagerageza. Umaze kukwemeza mukecuru. Umwumvishije yuko waraye muri stade kandi utaharaye. Tina mu buzima busanzwe Tina ni muntu cyakunda iki yangiye? Yangiye nkunda nyine kubaho niturije. Kandi nyine nkunda mbese enjoy nkunda kwishima. Sibwo nakubwira nanga iki koko. Keretse umbwiye wenda wanga iki mu bijyanye n'iki? Tina ni umuntu ukunda umusore umeze ute? Umusore umeze ute? Nge nkunda nyine nkunda umusore mbese uvugisha ukuri unkunda umwana mwiza nyine. Taye sinkunda abantu bagufi. Nyine ko baba bameze kose ko atari mugufi mbese ansomba. Ne muhungu nkunda. Ufite kukana. Nako kaba gakenewe. Kaba gakenewe. Ngo kumaze iki? Ngo kumaze iki? Ngo surumva kantu bakamaze iki? Yo gukoresha to. Muzo dafite ku mafaranga ntiyaguteruka. Ku mafaranga.
yantereta ariko sinzi to byaterwa nuko naba namwimvishijemo. nta cyerekezo wamuha oya nakimuhereza. hayisanzura tubwire umusore wamuha icyerekezo. Umuntu udafite amafaranga hari igihe aba azayagira to ako kanya ashobora kuba ntafite ariko mu minsi iri imbere akayagira. hano i Rubavu ubona uto abana b'abakobwa muri mu kigero kimwe na ba shuga mami cyangwa ba shuga dadi bari hanze aha ngaha ba shuga dadi ubibona ute bihagaze bite? Shuga dadi cyangwa ba shuga mami ni agace nyine ntabwo bakunda kubura. Ntabwo abantu babura mu gace kariko kose niyo bari mu cyaro nyine abo bantu baba bahari. nawe ujya uhura nabo? nawe ujya uhura na ba shuga dadi abantu bakuze tu aba papa basiponze? oya neze bo ntibakureba? bimeze bite? bashaka kuba bandeba ariko njye ntabareba. iyo muhe bigenze ute? ntabwo mbahereza umwanya nyine ndagenda tunkomereza. nta mupapa muza mucyatira? rwose nawe mani batembereza? oya nawe pe. mani batembereze bazi? oya nabo nkeneye. barebane n'abagore babo. barebane n'abagore babo mbe kukureba amaso yabo atakubona bahume. waretse amaso yabo nawe akakureba? aya nibyo? ya nibyo. none se twizamukire nyuma yo gukina filime n'amafilime ufite iyihe mpano yindi impano wumva wibitsemo? niyo gukina to niyo nta yindi niyumvamo. mpano wumva ufite? niyo niyizeho to. ukunda uwe muhanzi mu Rwanda? mu bahanzi bo kuririmba Rwanda mu bakobwa mu bahungu? muri rusange kuko ari umuhanzi mu Rwanda. nkunda Ariel. undi ni uwo nguwo. turimba agace gato k'indirimbo kaba kari kugufasha muri iyi minsi. ke iyo ariyo yose shaka nta ndirimbo iri kumfasha. turimba iyo ariyo yose tuwumva iri buze hano. nayo rwose pe nayo iri kuza. turimbe ku ya Ariel ntumaranye iminsi hita. oya ntago biri kuza. ntago wagerayo. nicyo kintu gikomeye wabishye mama cyangwa papa akakuvumbura? ikintu gikomeye ko ntacyo rwose. ni nk'icyo kintu wabeshye umuntu akagufata cyangwa akaba ataragufata ariko ukavuga uti naramubeshye? ni kera cyane nyine. byagenze ute? ni kera nyine niga muri primary. nabeshye umuntu ko niga segonderi aramfata. amfata muri fomu za primary. musa mubeshyira gike? kubeshya gutyo tubisanzwe akunda ubeshya umuntu biraho. wari wamukunze? wabona mukuru warakerewe kurangiza? ko akundi nyine uba ufite igihagararo umuntu yakubaza ugahita umubeshya. tuvuge ni nawe ndakora nawe nakora pe. wabihakanye? nta sex ndakora. nawe ndakora pe. kweri ku mutima no kukangura tubeshye? oya mvugishije ukuri. nibyo ndacyari umwana. genda cyari muto. marayika. Tina ufite aba boyfriend bangahe? Shanum. Mudusobereze. ndamusuhuje. yitwa? ni ibanga. nawe ni umukinnyi wa filime? oya.
Muri uyu munsi muri iki gihe cyane ugize amahirwe yo gukina muri mwe mu mafilime yo mu Rwanda niwe musanzu wawe wabuzanye ku isoko rya filime nyarwanda? Umusanzu nagerageza kubishigikira nyine mu buryo bwo bwose nshoboye kugira itere imbere, mbese ndamutse mfite akantu nayizamura ku rwego ruri hejuru. Uba wumva role yose wakina muri filime ntacyo yakwangiriza kuri kariyeri y'ubuzima bwawe bw'ahazaza? Ntacyo yanyangiriza ko nyine ibyo uri gukina ntabwo biba bigiye guhita bikubaho ako kanya. Ni ibintu ukina utanga isomo, ugerageza kwisanisha n'ibyo udakora nkuko nyine waba ubikora, ariko akenshi nyine ntacyo byamindura. Ushukwa bwa mbere ahantu wabonaga ko ugiye kugwa mu mutego w'icyaha kuri nta ngingo twari tuvuzeho, byari bimeze bite? Wenda Imana yaragufashije urahasimbuka. Dore nk'ubuhamya ukuntu byagenze. Ukuntu byagenze inshukwa ntabwo byari ibintu bigoye. Nyine hari ukuntu umuntu agera ahantu Imana akaba ari imufasha, agenda ku mutima nama we, umutima ukamukomeza. Byagenze tubyeho muri make. Ntabwo navuga, ntabwo ari ibintu byangora. Byagenze ute? Byagenze ute? Ni ibanga. Ni ibanga. Tina, uri umwe mu bantu bakigaragara nk'abana batoya. Ni wowe muntu mu Rwanda ukunda ukurikirana ibikorwa bibi muri sinema nyarwanda cyangwa mu kinamico? Abantu nkurikira mu mafilme cyangwa n'amakinamico? Nkunda gukurikirana Papa Sava n'andi mafilme nyine ari aho ngaho to. Mu buzima busanzwe nko kugasembuye kugira ibinyoma byinshi? Biragake gake. Nibyo? Uheruka kubeshya ryari? Ntabwo navuga mperuka ryari, nese kubeshya ni ibintu biza buri kanya to. Na mu mwanya wabikoze? Wasanga nabikoze. Yego. Wabikoze? Nabikoze. Batubeshye? Ntabwo nababeshye mwebwe. Batubeshye ngo iki? Batubeshye ngo iki? Ntabwo ari mwe nabeshye, ni abandi nabeshye. Ni ikihe cyerekezo cyawe cy'ejo hazaza, inzozi zawe mu rugendo rwawe rwo kubaho? Ni izihe nzozi zawe? Inzozi bundi zanjye mba numva nazaba nyine cyamamare, umuntu uzwi, w'umukire. Wigeze unywaho ku gasembuye mbere wenda? Narakanyweye. Wari muri ihe myaka ubwo? Nivo. Mama na papa batabizi? Bari babizi. Wigeze unywaho karagufata nko mu mutwe wumva wasinze? Nese urankumva? Tuvugisha ukuri. Hari umuntu atubwiye ngo inzoga ntiziryoha, kuzinywa ntusinde ni icyaha. Wigeze uzinywa nibura urasinda? Urasinda. Uwo ngo nimba atarasinze anyweye gake. Byakugendeye gute sasa usinda bwa mbere ukumva ko wasinze tuwazihaye? Njyewe bundi iyo nasinze mba numva ameze neza mu mutwe. Kigero numvaga ameze neza. Wumva nyine nta kintu witayeho. Umuntu wese amubwiza ukuri nyine utamutinya. Icupa uheruka kunywa wari wariguriwe nande? Icupa uheruka kunywa wari wariguriwe nande? N'abashuti banjye. Naraye? Twaratashye. Basata? Kare. Basangaye? Nka 2:00. Byagutwara amasaha angahe kugira ngo umaze gusinda? Amasaha angahe? Njye ubundi ntago njya nywa nsinde ku buryo nakumva ko nabaye ibyatsi nyine. Pfa kunywa nyine nkumva ko mu mutwe ari akantu kari mu mitandekere. Usibye ko bunazivuyeho. Ngiye kukubaza ngo uheruka kurisomaho ryari? Nazivuyeho. Ako kave kadasembuye wasomaho? Nasomaho. Bunabaye umurokore. Kave wasoma ariko? Akabazoka? Bazoka ni inzoga. Wigeze uyisomaho? Wigeze unsoma ku gatabi? Ndavuga kano baba yatari ino siga. Ntago nari. Hari mufite umukobwa wawe uzurinywa? Barahari. Ubona biterwa n'iki kwanga abana b'abakobwa bafata icyemezo cyo kunywa itabi?
biterwa n'iki? Biterwa n'ikigare nyine nabo bagendana. Hari ukuntu uba ugendana n'abantu utanga ikintu bikaba ngombwa ko nawe ukinywa kuko muri inshuti muhorana akaba ngombwa kuri nka gutya. Hari n'abarinywa bitewe n'imyanzuro yabo. ubu numva uzongera gusoma ku gasembuye? Oya. nta gihe kigeze kagukoresha ikibari wibuka? Oya, nta kibi pe. wenda ngo gatume witwara nabi nk'abantu mwari kumwe? Rwose nta mutima mubi mba mfite. Oya. Iyo nakanyweye mba nishimye gusa nyine mbabara vuba iyo ndakaje. wagera mu rugo nta kibazo ndataha. ukabyamama ngo nagasoma? Oya, iyo abimbonyeho naramwemereraga ariko kuko ntabwo nagendaga nasinze bikabije. kuko undi wanyweye ariko ubyiziho mu mutima to. mama wawe yigeze gukubita ukiri muto cyangwa umaze gukura? Oya. Papa? Oya. ni ukuvuga ngo uheruka inkoni ryari? ntago njye ni ku ishuri. baragukubise? hari ukuntu umuntu agira gutya abaprofe bamureba uburanga bagatangira kumutereta. ibintu byigeze bikubaho? ntabwo byambaye. nibyo? Nibyo. ugira ukuri gutya? mvugisha ukuri. ibyo twari turi kubona inyuma ya kamera kandi inyuma ya kamera wabivuga? Oya. ni ikihe kintu wumva kibanga utavugira kuri kamera? biterwa n'icyo baba bakubajije nyine. buriya ni ikihe kintu wumva kibanga kuki nk'ubajije utakivuga? bisa nkacyo. ni ikihe? ni byinshi. oya dushaka kimwe. kibanga ubwo nakubwira niki nko kumbaza sheri ngo yitwa nde nk'ibyo wambaje nyine nkaguhakanira. icyo ntabwo kirimo vuga ikindi. uvuga ngo ni iki? ntacyo pe. icyo naguhakaniye nyine ubwo ntacyo. Gisenyi muratwika? biraho. ukunda gusohoka? ukunda gusohoka? ndabikunda. n'abapapa? oya ni inshuti zanjye. ufata abagabo bashuka abana b'abakobwa bagatangira kubasohokana bakabasambanya bakabatera n'inda ndetse tugaruke tuve ku bakuru tuje ku bakiri bato bari munsi y'imyaka 18. ibyo bintu jya wumva ko bibaho sibyo? gira ubutumwa bagenera abagabo bakora ibyo bintu rwose nta bwenge baba bafite. njye kuri njye niko mbibona nyine kuko nyine ibyo baba bakora ubundi kwitwa umugabo uba uri umugabo ufite umugore. ni ubujiji ibyo baba bakora nyine ni ubujiji n'ingaruka ni ukwangiriza abana batoya. ni ikihe kintu wicuza wakoze ukiri muto ukagitekerezaho ukavuga iki kintu mpora nkicuza umutima ukandya? ntacyo. tugana ku musozo gira ubutumwa ugenera abakunzi bawe bakonye muri filime zitandukanye wagiye ukina? ubutumwa nabagenera ndabakunda kandi bajye bakomeza nyine bamfashe mu buryo bushoboka bwose bakomeze no kunkurikira. uti bakomeze kunkurikira. hari akantu nabonye uri gukinamo gatoya cyane kavuga ngo ntabwo yazagira umusore ukujya njya hejuru. dusubiramo akantu gatoya sasa. gusubiramo akantu gatoya kubyo nakinye kare ukuntu wagakinye ukuntu kari kameze. wababariye rwose. katugakine sasa rero kankubere mama sibyo? mwana wanjye uramenye dore umaze gukura ntazagira umusore n'umwe wo kujya hejuru. urukunyumva? nizere ko nta musore uzakujya hejuru. nta musore uzanjya hejuru pe. ntawe ahubwo njye nzabajya hejuru. njye nzabajya hejuru. ngo iki? tugiye gukina bituma manda
Nezeshe waretse kubishyiramo bihorera. Alright, mwabyumvise n'akantu bakinye gato yavuga ngo mama wamugira inama ngo ntazagira umusore kujya hejuru, aragenda asura umusore ahita amujya ambwira umusore amubwiye ngo umusore uyu musore yansabye ko turyamana, ndabyanga, ndavuga nge mama yambujije ko hazagira umuhungu njya hejuru. Arambaza arambwira ko wowe wabikora, ndavuga nta kibazo, ko numvaga ko nta kosa ririmo nyine. Numvaga ko ikosa we ari uko yanjya hejuru, ariko ngiye mugiye hejuru nta kibazo. urangije umujya hejuru imujya hejuru birarangira nuko nyine nuko anerinda. ugeze mu rugo ngeze mu rugo nyine barababaye, baravuga umukobwa ninjije. ari wowe n'umubyeyi injije ninde? Ni njyewe, ariko ni njyewe. N'umubyeyi yatanze impanuro zituzuye? Ntabwo zari zuzuye. Byari kuri twakabwira mwana wanjye ntuzasambare. Iya. Ubona atari ikibazo kwa ababyeyi benshi bivuga mu mazina ngo babibwire abana babo? Ni ikibazo rwose. Ni iki wumva kiri ku mutima wawe wasangiza abanyarwanda baduteze amatwi dusoza? Abanyarwanda bose ikintu nababwira ni uko nyine mbakunda bose. Ndabakunda nk'uko nanjye ndi umunyarwanda, nta kindi. Bigeze ko ari iby'abana? Iya, iki byose tu narabikinye iby'abana. Bakakwambika agatimba ngo wasezerane? Ubukwe warabukoze? Nuko narabukinye nyine birarangira, byari iby'abana. Ko nta myaka 100 se muri iki gihe? Irahari. Wowe igikwe kirahari? Kirahari rwose, nzagikora. Tubibutsa ahantu heza wasohokera ukagubwa neza i Rubavu kwa West. Simukira kuri brasserie muri rya ifi munyarwanda, ubeho neza, utuje, umerewe neza. Hanyuma gataho ngaho ushaka kurya neza Musanze, gana kuri Ripia Restaurant, udusange kuri Bed and Breakfast mu kizungu, udusange ku Rugano Vinga Palace. Buri kimwe cyose urasanga kimeze neza. Ukeneye ikinyobwa kiza kigezweho, ni ijambo mubasha n'umubasha, ubona kabasha gukora ibintu. Ciao ciao, kiganiro nakagaruka.